Inkuru yacu tuyitangiye aho tubona umwana w'umusore bisa nkaho atari undi mwana mu ntoki. Niko ari kugenda ahamagara ati mama mama mama. Baratwereka umugore usa nkaho ari kurenga. Umwana ati mama oya oya ntago wadusiga. Umugore yinjiye ahantu, umwana yakomeje kumukurikira ahamagara ati mama, ari nako atari undi mwana mu ntoki. Yakomeje gukurikira uwo mugore. Imbere aho ngaho umugore yahise yinjira muri bisi. Umwana ati mama wigenda widusiga ni ukuri turagukeneye. Umugore ati umva nkubwire wa mwana we, nakubwiye ko nta muntu n'umwe ushobora kumpagarika. Wowe na mushiki wawe murambangamira, ndagiye ndabasize kandi sinzagaruka. Umwana ati mama oya ntago wabidukora. Ubwo umugore yahise azamuka muri bisi, ari nako umwana w'umuhungu akomeza guhamagara mama ati mama widusiga turakwinginze. Ubwo shoferi yafunze bisi, arangije baragenda. Umwana bamutaho ngaho. Bisi yarahagurutse iragenda. Umwana akomeza kuyirukankaho, ari nako ahamagara mama ati mama widusiga, ni ukuri turagukeneye widusiga. Umugore ubwo yari yicaye inyuma muri bisi, arahindukira areba umwana, aramupepera rwose ubona ko nta n'icyo bimubwiye. Umwana yakomeje kwiruka inyuma ya bisi, ariko n'ubundi ntacyo byatanze kuko ntiyari kuyifata, cyane ko yari ateruye na mushiki we. Mushiki we yatangiye kumurirana, yahise apfukama mu muhanda, ubona ko koko byamucanze, cyane ko nta n'ikindi kintu yari afite kubikoraho uretse guhangana n'ubuzima ari kumwe na murumuna we ari we mushiki we. Ubwo yahise abwira agashiki kati mushiki wanjye mutoya, ntago njye ndaza kugutererana humura, ndaza kukwitaho uko nshoboye uko byagenda kose. Ubwo umwana yagarutse inyuma, bisa nkaho yagarutse ahantu bari batuye n'ubundi, ariko nyina yari yamaze kuba atabyarangiye. Akigera ku muryango yasanze umugabo ati uratekereza uri kujyayo wa mwana we, ntago nakwemera ko winjira. Umwana ati nyakubahwa mushiki wanjye nyine urabibona. Umugabo ati wowe na mushiki wawe rega ntago muri bwinjire, namaze guhindura iserere n'imfunguzo, kandi imfunguzo ni njyewe uzifite noneho. Umwana ati nyakubahwa mama wacu yadutaye, ubu turi twenyine. Umugabo ati umva nkubwire wa mwana we, icyaba kiza nuko waceceka ubundi ukagenda. Mama wawe yarandima amezi 5, hanyuma arabohereje ngo muze hano kumbeshya, muri kumva biraza gukunda, mwihangane rwose mugende, nta kintu ndabafasha. Ikiza rero mbabwire nuko mwavana mukagenda. Ikintu nkeneye abantu bazaza mu nzu yanjye ndetse bakanyishyura neza, pana abantu bameze nkamwe. Umwana ati nyakubahwa reka basi turare hano iri joro, mushiki wanjye afite indwara y'umutima kandi mfite ubwoba ko hari ikibi gishobora kuba cyamubaho. Umugabo ati wa mwana wa magambo yawe sinyizera, ikiza nuko wamvira ahangaha nkuko nabikubwiye. Njyewe icyo nkeneye ni abantu banyishyura kandi banyishyura neza ku gihe, mbabarira rero uve hano. Ubwo yahise afata akana aragasunika, ari nako akabwira ngo nikagende kave hano. Umwana na mushiki we baragenze igihe kinini. Ubwo yaricaye araruhuka ati mushiki wanjye mbabarira uba utujeho gato. Yaricaye araruhuka, ugatangira kumukoraho ati ufite umuriro mwinshi, nkeneye amafaranga yo kukugurira imiti, ariko se ubu ndayakura he? Ubwo umwana yatangiye gusabiriza mu muhanda ati mwamaye amafaranga nkavuza mushiki wanjye, amafaranga make rwose nkavuza mushiki wanjye. Yahuye n'umugabo wa mbere, aramuhamagara ati nyakubahwa mushiki wanjye akeneye kuvurwa, wampaye uduceri dukeya. Umugabo ati wa mwana we nta mafaranga mfite. Ubwo yakomeje gukora kuri mushiki wiwe, aramubwira ati uri gushyuha cyane pe, ariko ndakomeza ngushakishirize paka tubonye imiti. Umwana ubwo yakomeje gusabiriza agira ati mwampaye amafaranga nkavuza mushiki wanjye koko. Yageze ku mugabo wa kabiri, arangije ati nyakubahwa wa atarasoza. Umugabo ati oya nta kintu mfite. Umwana akiri aho ngaho yitegereje imbere yiwe ahabona farumasi, arangije aravuga ati mushiki wanjye ihangane njye kwaka ubufasha hariya turebe kuba baradufasha. Ubwo yaragiye yinjira muri farumasi, asuhuza umukobwa wari urimo ati mwiriwe mwiza, Imana ishimwe ko nkubonye, ahari uraza kumfasha. Mushiki wanjye afite indwara y'umutima ndetse afite n'umuriro uri hejuru. Ubwo umuganga yaraje amukoraho, aramubwira ati yego niko bimeze, mushiki wawe afite umuriro mwinshi ariko ntarirarenga twamuvura. Umwana atariko numvise mama avuga ngo kugira ngo umutima we uvurwe bisaba ibikoresho bihenze kugira ngo bamutabare. Umuganga ati yego niko bimeze, icyuma cyamuvura kirahenze koko. Ukuri ni abantu bafite amafaranga rero nibo bakivurizaho. Umwana ati none se ubwo mushiki wanjye araza kumera neza gute? Umuganga ati mushiki wawe araza kumera neza naramuka yitaweho neza nk'uko bikwiriye, ariko kano kanya waba umuhaye paracetamol kugira ngo umuriro uhagarare. Umwana ubwo yitegereje paracetamol yari iraha imbere yiwe, mwibuke ko nta mafaranga yari afite yo kuyigura. Muganga ati uwo mwana rero dukwiriye kumushyira muganga, ariko se ubundi mama wawe ari he? Umwana ati mama yagiye mu kazi.
ubwo muganga yahise amubaza ati hanyuma se umuti urawugura cyangwa ntabwo uri buwugure? Umwana ati mwiza, nyine urabibona nta mafaranga mfite, ese wankopa? Umuganga ati oya, ntago dukopa abana. Umwana ati okay, ubwo nta kundi reka ngende. Umuganga ati okay, icyo nagusaba nuko utakomeza kunyangiriza igihe, cyane ko mfite ibintu byinshi byo gukora. Ubwo umuganga yahise yigira mu bye. Umwana akomeza kwitegereza umuti, areba na mushiki we, yarebye hejuru avuga ati man, umbabarire kubw'ibyo ngiye gukora, gusa mfite gutabara mushiki wanjye. Yahise aterura wa muti wa paracetamol, arangije arirukanka. Umuganga ahindukiye abura umuti wa paracetamol, niko kubwira sekirite ati umwana aratwibye, mukurikira umwaka uriya muti atwaye. Ubwo umwana yatangiye kwirukanka, arirukanka agera ahantu hari umukingo, aritegereza aravuga ati aho kugira ngo bamfate na mushiki wanjye ndemera nsimbuke. Umwana yarasimbutse bihisha aho munsi. Ubwo umusekirite yaraje arareba aravuga ati wakanawe k'agahungu, ntago wancika, cyane ko urakana ngiye nkaba ndi umuntu mukuru. Yaraje arashakisha ahantu hose arashaka umwana aramubura. Kumba umwana disi yari yihishe munsi y'umukingo. Ubwo yaramubuze arangije arigendera. Umuti wari wafungutse wamenetse, yarawukuriye ngo ajye guhereza mushiki wiwe, asanga umuti washizemo. Arangije ati umbabarire mushiki wanjye, ntago mfite ukuntu rwose ibintu ndaza kubikora. Umwana arangije ati ndabizi ko nta n'umuntu n'umwe ushaka kudufasha, ariko buretse gato. Ubwo nibwo yafashe urugendo ngo akomeze asabirize arebe ko hari icyo yamarira mushiki wiwe. Baragenze bararuha. Musaza we ati bwije cyane kandi ndanashonje, ikiza nuko twaruhuka. Ubwo aho hafi hari ibikarito. Umwana afata ibikarito atangira kubisasa kugira ngo baryameho. Ubwo yarashashe bariryamira. Bwarakeye umwana arabyuka, ahamagara mushiki we ati gashiki kanjye gatoya, bwakeye byuka. Ubwo amukozeho yumva umwana yakonje cyane. Arangije ati mushiki wanjye mbabarira ukanguke, wintera ubwoba pe. Umwana nibwo yamenye ko mushiki we yapfuye, atangira guhamagara yakubufasha ati nimumfashe. Ari nakabwira mushiki we ati ndakwinginze byuka, winsiga muri ubu buzima. Niko yakomeje gutabaza yakubufasha, abwira mushiki we ati ndakwinginze winsiga njyenyine. Yarahamagaye abura n'umwe wamwitaba, ndetse abura n'umwe wamutabara. Ubwo nta kindi cyakurikiyeho kwari ukumushyingura. Umwana ati mushiki wanjye umbabarire ko nananiwe kugutabara. Ubwo yararize arihanagura, ari nako avuga ati ubaka kanya ndi njyenyine, nta muntu n'umwe mfite. Ati mana yo mu ijuru koko nderekera hehe? Umwana yari afite agahinda gakomeye cyane. Hafi aho ngaho haciyeho umumama ufite inkoni, ubona ko bisa nk'aho arwaye. Yitegereza umwana cyane, arangije aramuhamagara ati umwana. Abona umwana apfukamye imbere y'umusaraba. Yaramusatiriye aramusanga. Umwana niko yakomezaga yivugisha ati unsize njyenyine, basi mbabarire ke tujyane nanjye nipfire, n'ubundi iyi si nta kintu nyimazeho tutari kumwe. Ubwo umumama yumvise amagambo umwana ari kuvuga, aramubwira ati humura mwana wanjye, humura rwose, wivuga gutyo. Umwana ati ntago nifuza kubaho gutya. Umubyeyi ati ngaho humura, hanyuma umbwire icyabaye. Umwana ati mama wacu yadutaye, kandi mushiki wanjye yari afite ikibazo cy'umutima, rero ntago nabashije kumwitaho, none byarangiye apfuye. Ntago nari mfite amafaranga yo kumutabara, niyo mpamvu yigiriye mu ijuru. Nta muntu n'umwe wari utwitayeho, nabo nagerageje gusaba ubufasha ntabwo bampaye. Umugore ati tuza wa mwana we, impamvu kiri muzima ni ukubera Imana, kandi Imana igufiteho umugambi. Humura rero ntago uri wenyine, ndi hano ndi kumwe nawe kandi nagufasha. Nta butunzi mfite wenda nakubwira ngo naguha, ariko nanone kuba ndi kumwe nawe nkakwereka urukundo ntago byananira. Ntago mfite ibya mirenge, ariko mfite mu rugo kandi mfite urukundo rwinshi. Inzu yanjye ntago ihenze, ariko waba utekanye uri kumwe nanjye. Ubwo yahise amuhagurutsa. Umwana ati urakoze cyane, ibindi byose nubwo byarorera, ariko nkabona byibura umuntu nkunda kandi unyitayeho. Umwana ubwo yahise amubaza ati none se basuzambera mama? Umugore ati yego rwose humura nzakubera mama wawe. Mwibuke ko uyu mumama nawe yari arwaye. Yahise afatwa akora ku mutima. Umwana ati hari ikibazo? Umubyeyi ati oya mwana wanjye, ibintu byose bimeze neza, ariko kwari ukwihagararaho kwa kibyeyi. Ngaho ngwino tugende. Ubwo yaramujyanye amugeza mu nzu ye. Umubyeyi ati iyi niyo nzu yanjye, ntago ari nziza, ariko ndabizi neza ko uraza kuyikunda. Hagati aho ngaho se byibura urumva utekanye? Umwana ati urakoze cyane, bwa nyuma ngeze ahantu numva ntekanye, kandi mbonye umuntu unyitaho ndetse unyereka urukundo. Umubyeyi ati okay, rero ugomba kuruhuka.
ahita amwereka ahantu ho kuryama, arangije aramubwira ati ngaho fata akanya uruhuke. Umwana ati cyane rwose, ibitotsi byari binanyishe nari nananiwe, reka ndyame nduhuke. Ubwo umwana yararyamye, umubyeyi aramworosa rwose ubona ko afite urukundo rwa kibyeyi. Umwana yarasinziriye cyane ko yari ananiwe, yari amaze iminsi yirukanka agenda ijoro n'amanywa adafite n'aho kuryama. Umugore atarajya kure yarongeye araribwa agira ati mana yanjye noneho ko numva birushijeho kuba bibi. Ubwo yarababaye aramanuka hasi aricara aratuza. Ubwo arebye umwana abona disi yasinziriye, arangije ati mwana wanjye ruhuka, nababaye igihe kinini njyewe, ariko wowe icyo ukeneye disi ni urukundo. Umwana ubwo yarakangutse arebye abona mama we imbeho yamwishe, abona ukuntu nyina imbeho yamwishe, arangije ati mama ngwino basi uryame ku buriri bwanjye, twese turabukwiraho ndabizi, ntugire ikibazo rwose. Umubyeyi ati mwana wanjye tuza, meze neza hano rwose, ntabwo nshaka kukubangamira. Ubwo akana kabonye ukuntu umubyeyi yakonje, umwana afata icyo yari yiyeroshe, arangije agenda yicara iruhande rwa nyina, baracyifubikana bose, cyane ko yari yamubwiye ko aramubera umubyeyi, undi nawe akamubera umwana kandi mwiza. Umwana ati nk'uko wandinze nanjye nzakurinda, ubu kano kanya turi umuryango. Umubyeyi ati byiza cyane, igihe cyose tuzahora turi kumwe, kandi urakoze mwana wanjye, uri umwana mwiza cyane. Barifubitse barasinzira. Ubwo bwarakeye mu gitondo, umugore yiyerosora gahoro gahoro asiga umwana asinziriye. Ageze mu gikoni yarasigaranye umugati umwe, areba umwana, arangije ati uyu mugati ngiye kuwuha Matiyasi kubera ko amaze igihe atarya, amaze iminsi myinshi atarya. Ubwo ari kugira ngo arebe ukuntu yatunganya icyayi, yaravomye asanga amazi muri robine ntayarimo. Umugore ati badufungiye amazi, atangira gusenga ati mana yanjye mbabarira umfashe basi mbona akazi, nizere ko uyu munsi basi barampamagara nkajya gukora amasuku kugira ngo mbone udufaranga nze kubona ukuntu nishyura amazi, mbone n'ukuntu ngaburira Matiyasi. Ubwo umugore yarasohotse bisa nk'aho agiye gushaka akazi kuko ibintu byari bikomeye cyane. Umwana ubwo agahinda karamwishe, areba umuntu utigeze umubyara ukuntu ari kumwitaho ndetse n'ukuntu ari kumwereka urukundo, byaramushimishije cyane. Ibi nibyo yifuje igihe kinini. Yatunguwe n'ukuntu uwo mubyeyi atari afite amafaranga ariko amuhangayikiye cyane bikabije. Areba ukuntu yari asigaranye umugati umwe ariko akanga kuwurya, akavuga ati umwana niwe uraza kuwurya. Umwana yarahagurutse aragenda afata wa mugati arawitegereza cyane, ubona ko yishimye koko. Imbere ye gato ahabona igipapuro cyo kwa muganga kivuga ko uwo mubyeyi afite indwara y'umutima nk'iya mushiki we. Umwana ati mama wanjye afite indwara nk'iya mushiki wanjye, akaba agiye hanze no gushaka akazi. Umwana ati ngiye kujya mu kimoteri ndebe ko nabonamo ibyo twarya kubera ko mama wanjye ntago agishoboye gukora. Ubwo umwana yafashe inzira arerekera ajya mu kimoteri, atangira gusakasaka. Akiri aho ngaho abonamo igikinisho cy'imodoka batayemo aho ngaho, arakireba aracyitegereza akicaraho, atangira kugitwara. Ubwo yakomeje gushakisha abona ibintu by'ibikoresho bya elegitoronike, abona ibintu by'insinga, afata ibikarito, ibyo bintu byose arabirundarunda bishyira hamwe. Umwana yarabiteruye arabyitegereza ati ibi bintu bishobora kumfasha pe, buri gihe nahoze nifuza kureba ko nabishobora. Mama wanjye mbyara mu nda ntiyigeze ashaka ko njya ku ishuri, ariko nasomye ibitabo byinshi bya elegitoronike, mfite gushyira mu bikorwa ibyo nasomye. Ndatekereza mama wanjye Tatiana ntabwo ari buze kundakarira namenya ko nakoze ibi ngibi. Ubwo umwana yarabifashe ibyo bintu byose arangije ajya mu rugo. Katugaruke kuri madamu Tatiana, yaragiye arimo asatira umugabo, aramubwira ati ese uyu munsi nta kazi gahari? Ndabizi ko utigeze unsaba kuza gukora, ariko ndakwinginze mbabarira umpa akazi. Umugabo ati uyu munsi rero nta kazi gahari kubera ko nta mafaranga mfite yo kwishyura umukozi. Umugore ati mbabarira basi nkore niba ufite n'udufaranga duke utumpereze. Umusaza ati erega ejo wakoze amasuku ahantu hose, ntago rero uyu munsi nkeneye umuntu wo gukora amasuku, nkuko nabikubwiye nyine nta mafaranga mfite yo kwishyura umukozi. Umugore akomeza kwinginga ati mbabara ndakwinginze mfasha umpe n'udufaranga duke pe ndatwemera, ni ukuri nkeneye amafaranga kugira ngo nze kuza kubona icyo kurya. Umugabo ati nta kibazo, niba ndi bwishyure makeya nta kibazo rwose, genda ukora akazi, genda ukora amasuku hariya hakurya, ukata ibyatsi ndetse unakubure nta kibazo. Umugore ati urakoze cyane nyakubahwa. Umwana ubwo yaraje atangira guhuzahuza ibintu byari yazanye, agenda ahuzahuza ibikoresho yari yakuye mu kimoteri, afata akantu kamwe agashyira ku kandi.
ubona koko ko ari umwana uri gukora ibintu azi ndetse akicara agatekereza ibintu yasomye, agatekereza ku mibare na fizike yasomye, atangira guhuzahuza ibintu byose. Umwana ati oke, ni bino kabisa. Yahuje ibintu byinshi akoramo igikoresho gipima umutima. Tatiana hano nawe yakomeje gukorera amafaranga, ari nako akora amasuku. Akiri aho ngaho umutima waramufashe. Mwibuke ko umwana yamenye ko arwaye umutima nk'uwo mushiki we yari arwaye. Ubwo umusaza yabonye ko umugore ameze nabi, araza aramubaza ati ese wasoje akazi? Umugore ati yego karangiye. Ubwo yahise amwishyura, aramubwira ati aya niyo nari mfite yose, nta yandi mafaranga mfite. Umugore yarebye abona n'udufaranga dukeya pe. Aramubwira ati none se ko ari make nyakubahwa? Umugabo ati oke, ntabwo ariko nigeze nkubwira ngo uze gukora, cyane ko ndi kukubona wicaye bisa nkaho utameze neza, rero ntabwo washobora gukora gutya, ushaka wataha. Umugore ati oya nyakubahwa, ahubwo nuko ntararya, nuko ntariye nukuri. Umugore ariko akomeza kubabara umutima. Ubwo umwana yamaze gukora igikoresho cyiwe, ahita atangira kugisuzuma, akisuzumiraho. Ashyize ku mutima abona biri gutera koko, ibyo yakoze byari byakunze. Umwana ati ndabikoze rwose. Umwana yarishimye cyane, aranezerwa kuko yari akoze ikintu cyiza cyane, abizi neza ko kiraza gufasha mama we Tatiana wari urimo kumurera. Ubwo yarahageze aramubaza ati mwana wanjye ko wishimye byagenze gute? Umwana ati mama, ntago nakubwiye, nasomye ibitabo byinshi by'ikoranabuhanga, narinze ibintu byinshi ku nsinga, kuzihuza, guhuza ibikoresho bya electronique. Rero uyu munsi ubwo nabyutse naje kumenya ko ufite ikibazo cy'umutima uri kurwana nacyo nk'icyo mushiki wanjye yari afite. Ubwo rero nahise mfata umwanzuro wo gushaka ukuntu nakora igikoresho cyajya kikuvura. Ubwo nibwo nahise mpuza insinga n'utundi dukoresho twinshi, none byakunze. Mama we ati reka ndebe. Umwana ubwo yarakimuhereje arareba. Umugore ariko ntiyarazi ibyo ari byo, arangije aramubaza ati iki se ni igiki? Umwana ati ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gifasha abantu bafite ikibazo cy'umutima nka mushiki wanjye ndetse nawe mama, mwese murwaye indwara zimwe, ariko mama humura, nagukoreye icyuma cyo kukuvura. Ubu rero nshobora kugutabara, nubwo nigeze mbikorera mushiki wanjye, ubu kano kanya natabara abantu bafite ikibazo cy'umutima. Umubyeyi ati mwana wanjye, nukuri uri umwana mwiza, ariko ntago ndi kumva ukuntu bino bintu bikora. Ubwo niko umutima wakomeje kumufata. Umwana ubwo yahise afata akantu yishyira ku mutima, arambwira ati bikora gutya, iyo biri connected nawe uhumeka umwuka mwiza ndetse ugahumeka neza. Ubwo niko umwana yakomeje kujya amwereka uko gikora, amwereka akabuto ati iyo ukanze hano bigenda gutya na gutya. Gusa umugore ntago yari ameze neza cyane, yageze aho ngaho umutwe uramurya, arazungera ndetse yikubita no hasi. Umwana ntiyigeze atekereza gukoresha cya gikoresho cyiwe, yakomeje gutabaza ati ubufasha. Ubwo umubyeyi bamujyanye kwa muganga, umwana amugumaho koko, akomeza kwitegereza insinga bari bashyize ku mubyeyi, ari nako ari kuhigira, cyane ko yarebaga ibintu agafata vuba. Akomeza kureba udutsinga bohereje kuri mama we uko tumeze ndetse n'uko umutima uri gutera, ibyo byose yari ari kubyitegereza, akomeza kubireba. Ubwo Tatiana yarakangutse. Muganga ati ni byiza ko ukangutse. Tatiana yakangutse bamubwira ukuntu uko ameze ndetse n'ibyo asabwa kugira ngo amererwe neza. Mwibuke ko nta mafaranga bari bafite yo kwivuza. Ubwo yabajije muganga ati ese muga, kugira ngo mvurwe neza nkire bisaba amafaranga angahe? Muganga ati ni 160. Umugore ati ariko muga, ayo mafaranga ntayo dufite pe. Umuganga ati iyo ndwara yawe rero ni indwara ikomeye, n'ubundi isaba amafaranga menshi kugira ngo uyivure. Muganga ati ibipapuro byawe ngibi, ubwo turaza gutegereza amafaranga nimumara kwishyura turakuvura rwose nta kabuza. Umugore ati murakoze cyane. Ubwo basigayeho n'umwana atangira kwitegereza cya gipapuro, abwira umwana ati aya mafaranga ni menshi cyane kandi ntago twabona uko tuyishyura. Umwana ati mama wigira ikibazo, ngiye kugenda njye gushaka mu bimoteri, njye no gusabiriza ndebe ko twabona amafaranga yo kwishyura. Umubyeyi ati oya mwana wanjye, nubwo wasaba umunsi wose aya mafaranga ntago wayabona, gusa urabizi tuve hano kwa muganga tugende. Ubwo barabyutse, umugore yikuraho ibintu byose bari bamushyizeho abaganga, ahita yambara umupira, we n'umwana barasohoka baracika. Bageze mu rugo, umugore ati mwana wanjye busimeze neza pe, ndikumva agasereri kanyishe cyane, gusa ariko n'ubundi nta mafaranga mfite, reka ngo umanga ndaza kumera neza. Umwana ati mama basi reka tujye ku gaklinike, ntago nawe nshaka kukubura, ntago nawe narabuze mushiki wanjye nawe mbonye ngo nkubure. Ubwo umugore yahise agwa hasi,
ubwo umwana yabonye ko ibintu bikomeye noneho nta n'uwo kwaka ubufasha yahise yirukanka noneho ajya guterura cya gikoresho cye cya elegitoronike araza kugira ngo abone uko afasha mama wiwe. ubwo yaraje nk'uko yari yabibonye kwa muganga utuntu atumwomeka mu gatuza nk'uko yari yabibonye babimukoze kwa muganga. ubwo umwana yatangiye kwibuka uko kwa muganga byari bimeze, atangira kwibuka uko abaganga bari bacometse, aracomora arongera aracomeka. akimara kubicomeka disi abona umutima wa mama wiwe urongeye urateye. mama we muri ako kanya ubwo yahise akanguka. ubwo umwana yahise abimukuraho, umubyeyi yitegereza umwana disi aramushimira ati urakoze cyane, uri umwana w'umuhanga rwose, ntago nizera ko ibintu wakoze kano kanya bigize umumaro. umubyeyi ati biratangaje, igikoresho wakoze kiratangaje cyane pe, ndakwishimiye mwana wanjye. ubwo bahise bayambirana disi, umwana we yaramutabaye, umwana yikuriye ku nzira. bakiri aho ngaho polisi yaraje, ubwo ahita afata umugore ati urashinjwa ko waturutse kwa muganga mutarangije kwishyura. ubwo umwana ati ndakwinginze mbabara wintwarira mama, wimutwara ndakwinginze. umupolisi ati wa mwana we guma hirya, mwatorotse ibitaro kandi ntago biba byemewe, mwavuye mu bitaro mutishyuye, ubwo rero mama wagiye gufungwa. ubwo mama we baramujyanye, umwana asohoka ari kubahamagara ati mama, cyane ko nta kintu yari afite gukora, yapfukamye hasi ararira. umugore bamujyanye muri gereza. umugore muri gereza aho yari ari yaricaye yibuka ukuntu umwana yamubwiye ati ese uzambera mama. umubyeyi ati yego nzakubera mama, humura rwose. uko abyibuka ari nako arira, umutima warongeye uramufata. nta n'umuntu noneho wari uri hafi kugira ngo amutabare. yatangiye kwibuka umuganga amubwira ati erega ntiwibizanamo amarangamutima, umwana wawe aragukeneye kandi uri muzima. ubwo yahise ahwera. umwana ubwo yagiye kwa muganga ajyanye cya gikoresho cye. muga, iki gikoresho cyanjye gifite ubuhanga ndetse n'ubugeni, ndakwinginze mbabarira ukigure ndebe ko nabona amafaranga yo gufunguza mama. ubwo umuganga yarebye agahinda umwana afite, aramubwira ati wa mwana we, iki gikoresho abantu benshi b'abahanga bagerageje kugikora ariko nta n'umwe wabibashije, hanyuma uri kumva nakwizera gute ko wagikora kigakunda? yego ndabyumva ushaka amafaranga yo gufunguza mama wawe, reka nze nyaguhereze ubundi birangire. ubwo umuganga yafashe amafaranga yahereza umwana, aramubwira ati okay, ngaho genda ufunguze mama wawe, atujyane n'icyo gikoresho cyawe. umwana yaramushimiye, aramubwira ati urakoze cyane muga. ubwo yahise aterura cya gikoresho cyiwe arakijyana. umwana yaracunze na cya kigare cye n'igikoresho cye cya elegitoronike yari yakoreye mama we, arabitwara ajya kuri gereza aho mama we wafungiye. arangije ati mama wanjye ari hano, araza kwishima nabona nje kumufunguza. ubwo yageze kuri geti abwira sekirite ati nje gusura mama wanjye hano. umusekirite ati okay, nta kibazo injira. umwana ageze imbere arimo abwira mama we ati mama nje kugutabara, asanga mama we yahwereye. ubwo niko guhamagara cyane ati nkeneye ubufasha. ubwo wa musekirite yaraje, baterura wa mama kugira ngo bamujyane kwa muganga. bamugejeje hanze, ubwo umwana yabwiye sekirite ati sekiri, mama wanjye bamuryamishije hano, ubundi uhamagara ambilanse. sekirite ubwo yageze hanze afata wa mama amuryamisha kuri cya kigare cya wa mwana, arangije aramubwira ati ngaho bureba mama wawe, ndaje mpamagara ambilanse. umwana niko gutereka cya gikoresho cyiwe agishyira ku mutima wa mama we. akiri aho ngaho akibitunganya ari kumushyira ku mutima, abanyamakuru baraje aho ngaho batangira kuvuga kuri uwo mwana, umwana utangaje cyane, wakoze ibidasanzwe, wakoze imashini yananiye abandi ikaba iri gufasha mama wiwe. muri ako kanya kiyimushyiraho, mama we yarongeye arahumeka. ubwo abanyamakuru bari live, abantu bose bari kubyitegereza. umuganga yarumiwe, abaganga bari aho bari kureba live barumiwe, barihuta cyane bajya kuri gereza, barahagera n'amafaranga menshi cyane atagira uko angana. baraza bareba ibyo umwana arimo, baramwitegereza cyane birabanezeza. katugaruke hakuno aho tubona nyina w'umwana wa nyawe wamubyaye akabata na mushiki we arimo arasabiriza abwira umukobwa ati wambabariye ukampa ibiceri ko nshonje. umukobwa ati winsaba amafaranga, nanjye ubuzima burakomeye nta mafaranga mfite. umukobwa ati wimbangamira, ahubwo reka nirebere umwana uri gukora ibitangaza hano utsindiye amafaranga angana kuri, atuzi yaba ari njyewe yatsindiye. umugore akireba kuri televiziyo abona ni umwana wiwe barimo baravuga ku makuru, umwana w'igitangaza ukoze ibintu, abaganga barumirwa. isi yose ubwo yari iri kumureba. umugore ati ariko uriya n'umwana wanjye. ubwo umukobwa bari kumwe ati wabona usaze da. ubwo aramwihorera ko atarazi ibiri kujya mbere. ubwo umwana yavuye mama we, umubyeyi yarongera arabyuka koko arongera aba muzima. umubyeyi akimara kuba muzima yaravuze ati urakoze mwana wanjye, urakoze gutabara ubuzima bwanjye. abaganga bati mada, shimira umwana wawe nuko uratabaye ubuzima bwawe.
Umubyeyi ati ni ukuri nimumbabarire kubwo ibyo twakoze ku ivuriro ryanyu. Ni ikibazo gikomeye cyane ariko mutwihanganire nuko tutari dufite amafaranga. Umuganga ati mada, ni ukuri twebwe twizera ko ibyo mwakoze ari byo bituma umuhungu wawe kano kanya agaragarira isi kubw'ibitangaza yakoze. Ibintu yakoze ni ibintu bitangaje byananiye abahanga benshi. Abaganga bakomeza bagira bati ibi ntabwo ari ukubera amafaranga, ahubwo ni ukugira ngo iki gikoresho uyu mwana yakoze akomeze akore n'ibindi kugira ngo bijye ku mavuriro atandukanye, hanyuma bijye bifasha abarwayi ndetse mu gihugu hose. Kubera ko wa mwana we ibintu wakoze bishobora gutabara ubuzima bw'abantu benshi barenga 1000. Umubyeyi ati mwana wanjye wakoze ibintu by'ibitangaza, kandi buri mubyeyi wese ategereje umwana wiwe kugira ngo amererwe neza ko bafite indwara nk'iyi yanjye. Umwana ati iki gikoresho ntago nagikoze kubw'amafaranga, ahubwo nagikoze kugira ngo ntabare ubuzima bwa mama ntaza kubura ubuzima bwe nk'uko nabuze ubwa mushiki wanjye mutoya. Ubu noneho basi byibura nabasha gutabara abandi bantu. Ubwo rero bisobanuye ko iki gikoresho si icyanjye, ahubwo ni icya buri muntu wese ukeneye kubaho. Abaganga barumiwe disi ndetse baranishima. Barangije bati reka basi dukore diru tuguhereza amafaranga hanyuma uduhereze iyo proje yawe. Gusa nubwo uraza kuduha proje yawe ntibisobanuye ko tuyikwambuye burundu, ahubwo ukomeze kujya udukorera tuguhereza amafaranga. Ubwo bahise bamuha amafaranga yose bari bafite, ndetse n'aka kamashini barakamurekera cyane ko kari kiri gufasha mama we. Bakira aho ngaho wa mugore yaje ahamagara ati Mathias mwana wanjye, ubu noneho twajya kure, nari mbizi ubu noneho ufite amafaranga ntago twabura uko tubigenza, ndetse nubwo twabura uko tubaho tugende tujye kubaho neza njyewe na mushiki wawe hamwe nawe. Umwana n'uburakari bwinshi aranje aravuga ati ubu noneho kano kanya ushaka kuba mama? Igihe mushiki wanjye yararwaye afite umuriro mwinshi wari uri hehe? Igihe twariraga dushonje wari uri hehe? Ese ninde wigeze aduhobera ngo atwereke urukundo rwa kibyeyi? None ngo ushaka kuba mama? Umubyeyi ati umbabarire mwana wanjye, yego nakoze ikosa ariko ndacyari mama wawe, sibyo? Umwana ati rero mushiki wanjye yarapfuye. Umugore ati ngo iki? Oya ntago bishoboka. Umwana ati yarapfuye byararangiye, twizeraga ko uzagaruka ukatwitaho. Umugore ati mwana wanjye ndakwinginze mbabarira ndakwinginze. Umwana ati mama ndakubabariye rwose, kubera ko sinshaka kugira urwango mu mutima wanjye, ariko kukubabarira ntago bisobanuye ko ndagaruka kuba umwana wawe. Erega kuba umubyeyi ntago bisobanuye umuntu waguhaye ubuzima. Kuba umubyeyi bisobanuye umuntu wakwitayeho muri byose, yaba mu bibi yaba mu byiza, ndetse akagumana nawe muri ibyo bihe. Uyu mumama rero turi kumwe yabanye nanjye mu bihe bibi no mu bihe byiza, rero ndifuza kuba ndi kumwe nawe. Yanyigishije cyane byinshi ndetse yanyeretse urukundo utigeze unyereka. Mami Tatiana ubwo yahise afata umwana, arangije abwira umugore ati igihe cyo kwicuza ni cyiza ndetse kiba gihari kiranaboneka, ariko kubura umwana ntago umwana bazagaruka, biba birangiye. Wakoze amakosa akomeye cyane wa mubyeyi gitowe. Umwana ati reka nizere ko uzashaka amahoro nk'uko nanjye nyafite. Ubwo bahise bava aho ngaho, agafilimi kacu nuko kagenze, nizere ko muraza gukuramo isomo. Ngaho nimuze muri comment mumbwire ukuntu mwakabonye, ndetse mumbwire n'amasomo mwakuyemo. Imana ikomeze kubaha umugisha mwebwe mukomeza gukurikirana inkuru zanjye umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane.